Imitwaro idaterurwa. Matayo 23:4. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Rumwe mu ngero z'abayobozi babi bari mu byanditswe byera ni urw'abafarisayo n'abanditsi bo mu gihe Yesu yari mu isi. Bari abayobozi b'idini y'Abayuda, nubwo Bibiliya yera itagaragaza neza inkomoko yabo, kuko nta bari bateganijwe mu mategeko ya Mose. Yesu yabwiye abigishwa be gukora ibyo bababwira no kubumvira, ariko abihanangiriza kudakurikiza imigenzo yabo. Maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura, bakongera inshunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu rabi. Matayo 23:1-7. Mu by'ukuri dukurikije amagambo y'umwami Yesu, ntabwo abanditsi n'abafarisayo bakoraga Imana mu mitima yabo, ndetse yabise indyarya, avuga ko bameze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Matayo 23:27. Bashakaga inyungu mu bantu z'icyubahiro n'ibindi, ariko ntabwo bari bafite umutwaro wo gukora umurimo w'Imana no gufasha abantu bayo. Bahangayikishwaga n'uko abantu babareba, uko Imana ibareba byo nta gaciro babihaga. Kubw'iyo mpamvu ibyo bavugaga si byo bakoraga, ubundi bakikoreza abantu imitwaro iremereye, nyamara bo ntibayikozeho n'urutoki rwabo. Iyo umuntu atazi Imana akora nk'abafarisayo, ahangayikishwa n'uko abantu bamubona, ntiyite ku buryo Imana imubona. Umuyobozi umeze atyo ntatinya gutegeka abantu ibintu nawe ubwe adakora, ndetse azi neza ko atapfa no gushobora, kandi kenshi biba bigamije gusa kongera icyubahiro cye n'ishimwe ry'ibyo yagezeho, cyangwa se agamije inyungu ze bwite, ariko kubaka ubwami bw'Imana nyakuri atari byo bimuri mu mutima. Afata abantu nk'ibikoresho byo kugera ku byo agambiriye, akabategeka atitaye ku byo bashoboye cyangwa badashoboye. Ubundi mu nzu y'Imana twahamagariwe kwitanga dukurikije ibyo dushoboye. Mu mahame y'ijambo ry'Imana, umuntu akorera Imana bivuye mu rukundo, bidatewe no guhatwa cyangwa gutegekwa ibirenze ibyo ashoboye. Abakorinto ba 2:8-12 9:7. Hari ubwo abantu bibeshya ko bazi ibyo abo bayoboye bashoboye, kuko bazi ibyo bakira, nyamara umuntu wese niwe ubuzi ibyo ashoboye, kuko niwe ubuzi ibyo asabwa byose mu buzima bwe. Iyo abayobozi bafatiye abandi ibyemezo by'ibyo bagomba gukora bitavuye muri bo ubwabo, bibera benshi imitwaro iremereye. Nanone kandi hari abishimira gushyiraho amategeko akakaye n'ibihano bikomeye nk'ibyo mu mategeko ya Mose, bitavuye mu rukundo rwo gukunda Imana n'ubwoko bwayo, bakiyerekana ari intungane kuri yo, kandi nabo ubwabo bafite intege nke zitabasha gutuma bakurikiza byuzuye ayo mategeko baba bashyizeho. Mu kuyobora ubwoko bw'Imana ni ngombwa kuzirikana ko harimo abanyantege nke n'abo ubushobozi buke. Ni ngombwa kwiga kureka buri wese akagenda uko imbaraga ze zingana, byaba mu bikorwa by'umwuka nko gusenga no kwiriza ubusa, cyangwa se ibindi nk'ubwitange ku murimo. Ibyo ntibikuraho ariko ko ari ngombwa gutera ishyaka abantu no kubashishikariza kwitanga rwose, ariko umuntu wese agasigirwa umwanya wo gusindagizwa n'Imana nk'uko imugeneye ubuntu bwayo. Ikidushoboza ibyo byose ni urukundo, ariko abafarisayo n'abanditsi batagiraga mu mitima yabo. Nuko ndabinginga ngewe imbohe y'umwami Yesu, ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo. Abefeso 4:1-2. Dusenge. Mwami Yesu, ushoboza kwihanganira abanyantege nk'uko nanjye wanyihanganiye, mu izina ryawe Yesu, amen.